nabagira gute ntabivuga ako mwagiye muri kagufuha ubundi wowe nabibonye yuko dutangira iki kiganiro wamaze kuzurwamo nuko umugore ubwo mbese wese wumva yuko ndashaka ko tuganira ngo niba ufite umugabo ukundwa n'abagore benshi zamura icyubahiro cy'Imana ngo ngo nimba ufite umugabo kuranyumvirara ngo nimba ufite umugabo ukundwa n'abagore benshi zamura icyubahiro cy'Imana niyo topic uyu munsi nateguye ako se ibyo bintu uvuze urumva wabisubiramo ahubwo se wabitekerejeho nabitekerejeho cyane niba ufite ngiye sinzi uko abadamu muteye yego urabizi uko bateze n'umukira impamvu nese ubwo n'umugabo ufite umugore ukundwa n'abagabo benshi nawe yaha Imana icyubahiro acira Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese abakurikiye Deep 5 TV turi kumwe na Betty nk'ibisanzwe uraho neza muraho umeze utese neza cyane nikomora ko mbona ukonje si cyane ubwitonzi bwinshi umva nta bibazo mfite muri ngewe nta n'ibyo ushaka kwiteza nta n'ibyo nshaka kwiteza Yesu yarishyuye nuko njya mbivuga ngaho rero iyo mpamvu tuzaniye yigeze kuba dukurikiye uko yakabaye nanjye nta bintu byinshi ndaza kukubaza ikiganiro nshaka ko tuganiraho ndashaka ko tuganira ngo niba ufite umugabo ukundwa n'abagore benshi zamura icyubahiro cy'Imana ngo ngo nimba ufite umugabo kuranyumvirara ngo nimba ufite umugabo ukundwa n'abagore benshi zamura icyubahiro cy'Imana niyo topic uyu munsi nateguye ako se ibyo bintu uvuze urumva wabisubiramo ahubwo se wabitekerejeho nabitekerejeho cyane niba ufite ngiye sinzi uko abadamu muteye yego urabizi uko bateze n'umukira impamvu nese ubwo n'umugabo ufite umugore ukundwa n'abagabo benshi nawe yaha Imana icyubahiro acira mbaye ukuri uva mubwire shawaya kwese jewe mugore niba mfite umugabo ukundwa n'abantu benshi babagabo icyubahiro ubwo umugabo we nimba akundwa ubwo umugabo we nimba akundwa kuvugana wowe niba umugore wawe akundwa n'abantu benshi ngirira gutyo nibyo gutuma umuntu yirwa afureka afite umutima uhagaze yewe abantu niba kabakunda abantu rero umva abantu barenda kuzashwanyuka imitima tubwira impamvu yabyo kuko njye numva ngera ariko byumva neza impamvu njyewe nateguye iyi topic abantu barenda kuzashwanyuka imitima ako namaze kubona ko ari ubugoryi n'ubucucu twibitse muri twebwe sibyo nyine we ntabwo bishyikira kuko ubundi buriya namaze kumenya yuko abagabo ari bo bantu bafuha ku rwego rwo hejuru ubwo nawe uraje ariko buriya ni dutangira iki kiganiro tukagisozanya turakirangiza nta kibazo gifite uraba bamaze kuruhuka reka nkubwire uriya mugore mubana mwiza cyane wizaniye mu rugo iwawe ukamugeza mu rugo buriya ahantu wamukuye hari abasore benshi bagiye bamubwira yuko bamushaka abacaho arakwemerera bamwe nujya no kubamenya uzasanga utabarusha ubwiza uzasanga utabarusha amafaranga si by'abagore twireberaho uzasanga utabarusha smartness uzasanga utabarusha sibyo uzabahagarika hariya ubone nta kintu barusha ariko kubera yuko wenda ari wowe wenda Imana yari yaragennye ko muzabana wagiye kwisanga ari wowe yemereye ko mubana uko kuntu rero yaje mu kabana buriya amaso amureba ni menshi sibyo ahantu navuze rero niba akundwa ubwo nahereye ku mugore niba umugore akundwa n'abagabo benshi impamvu ukwiye kuzamura icyubahiro cy'Imana
bariya abantu bamukunda bafite ikintu bamukundira. Hari ibintu byinshi tuba twikwijeho bituma abantu badukunda, sibyo? Reka mere ku bagore. Umugore wawe abantu bashobora kumukunda kubera yuko akunda abantu. Wabyumvise? Bashobora kumukundira yuko umuntu wese uje mu rugo iwawe amwakirana urugwiro. Hari abagore bateye gutyo. Duteye gutyo we. Hari abagore duteye gutyo. Sibyo? Kwakira abashyitsi, icyo ni ikintu cya mbere gituma abantu bakunda umugore wa runaka. Ikindi cya kabiri, isuku. Buriya isuku nayo ni kimwe mu bintu bituma abantu bakunda umugore. Ko twebwe kamere yacu turemanywe ikintu cyo kwiyitaho, sibyo? Ni ikintu turemanywe. Ariko ndumva ngewe ntarashaka kunakomeza hari ngewe babarira ngewe ndakomeza, sibyo? Ibibazo nyine ikibazo ufite ndacyumva. None se urwo rukundo uri kuvuga ubundi rwo kumukunda ni rwa rukundo rwo kumutereta bamwaka nimero bamusohoka? Urumva ryafuye ryo hejuru navuze ko riteza ubukene, yaba ari ku mubiri yaba ari no ku mutima. Uyu mugabo wabyijanditsemo cyane nta kintu aba kimarira urugo. Bivuga ngo aba yaramaze kuba sinzi navuga ngo kubyirunduriramo ku buryo yumva atanabireka, aba yumva ari yoguye, aba yumva bimuryoheye. Noneho we mugore usigaye inyuma uri mu magambo ni handi twitwa ngo twarananiranye, ngo ntashoboka, umugore wanjye ntashoboka. Akenshi uzabirebe umugabo uzasanga bavuga yuko ari indaya, igihe cyose ahora bipfa n'umugore we abwira abantu yuko umugore we adashobotse yamunaniye. Kubera iki? Ubwo uriya mugore agiye kugira ubukene bwo ku mubiri gute? Umugabo nta kintu abakizana mu rugo, asigara noneho asa nk'urimo kumukanda cyangwa se kumuhosha, akavuga ati buriya kugira ngo anyubahe nuko nawe mukwa umuceri nazanaga mu rugo mba ntakiwuzanye, inzara nimara kumwica biriya bigambo yirirwa nshuraho ntagasongera kubishoraho. Ubwo ubukene bwo ku mubiri ntibwamaze kuza, inzara ntigiye kubica, noneho reka tugere ku bwo ku mutima. Iyo uri umugore, aba mama ahantu muhumvi, iyo uri umugore ugahora utekereza ku mugabo cyane, bya bintu byose, bya bindi byose, ibyo wumva n'ibyo ubona wowe byose ukabishyira ku mutima. Umutima uragenda ukaba nk'igisebe, nta n'ikintu wazigezaho. Umwanya wo kwitekerezaho no gutekereza icyo wakora cyakugirira umumaro, uwumara urimo utekereza ku muntu wagusize, sibyo? Ku muntu udafite igaruriro. Urumva ugiye kugira ubukene bwo ku mutima, ku mutima wawe ugiye kubaho ubyimbye, uhorana igikomere, ufite igisebe, hahandi ubaho igihe cyose ufite umushiha. Nibyo bindi bidusajisha imburagihe, ugasanga uruhu rwarakobanye, nta mwanya ukibona wo kwiyitaho, kubera yuko igihe cyawe kinini ukimara utekereza ku mugabo. Mugabo umuntu mukuru ufite ubwenge, ufite imyaka y'ubukure, ntago ari umuntu wakwirirwa gutaha igihe. Ibyamujyanye warabizi, biri ku mutima we. Niba rero wowe utabasha kumenya ibyo ari byo ngo namugarure, buriya hari ukuntu wamenye icyajyanye umuntu ushobora no kumugarura bikemera. Rero uyu mugore ufashe umwanya wo kujya yirirwa atekereza ku mugabo, ni handi ubukene bugiye kumwokama, ni handi agiye guhindana, kwiyitaho bitagishobotse. Ko buriya imitekerereze yacu ituma ubwonko bwacu bwikunja, ugasanga umuntu asaje imburagihe, nkunda kubivuga. Byandi byirwa bikubyimbiyemo, bigushaririza, biriya bigira gute? Bigusajisha imburagihe. Wa mugabo rero zandaya zo ajyamo kubera ko afite icyo aziha, zo zirajya kuri top, zirabona ivuta ryo kwisiga, zirabona ibyo kurya. Ko nta mugabo wajya gusambana atajyanye amafaranga, bo barakurusha imibereho kuko we yajyanyeyo, wowe ntacyo yazanye wawe. Ubwo uruvu ugiye guhindana, ahazajya kuri akabona wabaye kibi, warashaje, urasa nabi, kuko twatuntu yakumenyeraga natwo urimo kubona. Rero ahanga ndazimya abagore bafite ryafuye ry'indengakamere. Fata umugabo nkaho
utamufite. Yes noneho nubona yikojeje na biriya fata umwanya wo gutekereza uyu muntu ntabwo tukiri kumwe, niki nakora kugira ngo niyubake. Ubanze ureba bakuzengurutse, abapfakazi bakuzengurutse babasha gutunga imiryango yabo, bagapfa nabi bagapfuka ariko bakarera abana bafite. Nawe ugaruke muri cya cyiciro hitumera nk'umupfakazi, ubundi bigutwaye siki n'ubundi uba wapfakaye. Tubivuge tubyeruye, uyu mugabo ufite abagore barenze 3 ntago uba umufite tayari uba wapfakaye. Niba rero wapfakaye uhagaze, menya abana, umenye ko ugomba kubatunga, ubanze ukurura ikintu bita kwiyakira. Numara kwiyakira vuga uti buriya runaka yapfakaye ku myaka 5 amaze apfakaye, ndabona kiri mu rugo kandi akirera abana umugabo yamusigiye. Nawe mera nkawe, wicare mu rugo urera abana umugabo agusigiye, umureke. Reka umuntu aha twige korohera abagabo. None avuze ngo niba akundwa n'abantu benshi za muri cyubahiro cy'Imana, bariya bana arimo kwirukankamo nabo bamwirukanka, barirukankanana, sibyo? Bamubonyeho iki? Kashi. Aha ngaha nongere mbwire aba mama uko twebwe tujya ku mavi dusengera abagabo bacu ngo Imana ibaha umugisha, babona akazi keza. Wapira isengesho ukwiye kurihindura, ahubwo we wasenga ubwira Imana uti Imana unyagure saleri yanjye bayongere, unyagure mu bundi buryo business zanjye ndimo gukora zicemo, sibyo? Umwanya munini ukawufata usaba Imana ngo ikwagure, kuko buriya iyo yakwaguye abana bawe babaho neza. Ariko buriya ahantu henshi uzasanga n'abagabo bishandika mu bintu by'uburaya, naba bafite umurengwe, bafite ibyo bajyanayo. Ese aba ufite amafaranga 5,000 mu mufuka ukayashyira indaya, ntago wayajyana. Bivuga ngo abagabo benshi bakora ibintu binkabiriya bakabyijandikamo cyane nabafite ku mufuka. Bwa mbere rero uzamura icyubahiro cy'Imana, ubanze uvuga uti Imana warakoze ko wampaye umugabo ufite amafaranga. Nubwo barimo bamwirukankaho ariko baramwirukiraho ya mafaranga. Ubundi ni nicyo ngicyo abagabo gituma abakobwa n'abagore babirukanka. Ibintu byarakomeye. Abakobwa b'iki gihe arareba igisaza cyamaze kuzana uruhara, afite imyaka 15 nibwo atangiye gupfundura amabere, akirukankana nawe. Umuntu ungana na papa wawe kweri, umuntu ungana na papa wawe. Ariko nyine niho isirimo itwerekeza. Rero uyu musaza uriya mukobwa mwirukanseho kubera yuko afite amafaranga. Mugore rero wicaye mu rugo, ibuka ko hari abakobwa benshi mwabyirukanye bashatse ingo zikennye, batangiranye ubuzima bwo kurira. Naba nawe wenda uyu mugabo agutaye, basi wenda yaranakubakiye inzu, cyangwa se hari ibihe byiza mwanyuranyemo by'iminsi mikeya. Ariko hari utararyaho na gakeya washatse ababaye, akaba arinze asaza akiri muri bwa bukene, ukirira muri bwa bukene. Rero zamuri icyubahiro cy'Imana. Rero niba wa mugabo yirukanwaho na bwa bukobwa na bwa bugore bwananiwe ingo zabwo zabaye, hari abagore nabo ubona ingo zanze akifuza kwirukanka n'uriya mugabo wa runaka kugira ngo aze akemure bya bibazo byo mu rugo, abari ubahahira, abari wowe ubishyurira inzu, abari we. Ibyo bintu bireze. Rero uyu mugabo umufate nk'uw'agaciro, wowe washakanye nawe, uvuga utari ko Imana yari yamaye umugabo ufite icyo afite, uko mbona Satani arimo kunsahura. Zamura icyubahiro cy'Imana, ahubwo usigare uvuga uti ni buryo kino hari buveyo mu ruhari. Nawe ibaze ikintu cyamujyanaga kwamira hariya burundu ntagaruke. Ahanga nawe ubabuze ubwenge. Ari ikindi wakora buriya akagaruka. Ubwo nyine nubishaka nabyo uzabimbaza. Oya ntago ari ibyo ngibyo. Ariko buriya reka ngubwire, buriya nureba uriya mugore wawe uramutse umujugunye kubera impamvu runaka, ntago mbikwifurije. Ushobora kugenda wamarayo amezi 5 4, haba hari akantu keza umuziho kazatuma umukumbura. Buriya abagabo batagarukana badakumbura abagore babo, sibyo?
n'abadakumbura abagore babo cyangwa se n'uwo bahaye gumayo. Hari igihe babahagumayo. Rero bamama beza, bapapa beza, tworoherane, twige koroherana mu rugo. Koroherana nicyo kintu cya mbere gitanga amahoro mu rugo. Niba ubona hari ibintu byazamutse ibyo bikubyimbiyemo bikubyimbisha, shaka uburyo ubijyana mu kinyabupfura. Njye nkunda kubivuga, ikibazo cyose ugize ku muntu ntabwo ari byiza yuko ukizamurana amakare n'uburakari bw'indengakamere. Ikibazo cyose cyaje gerageza kukijyana muri roranti. Buri hari no kuntu umuntu umunoberamo ijambo bitewe n'amafuti umuziho. Rega twese ntago turabere bitewe n'amafuti umuziho. Hagiye umunoberamo akajambo kandi museka akumviramo nyine, ariko bitagize izindi ngaruka biri buzane. Rero ahangaha nitwiga kubijyana gakeya, nanone ntago ari byiza ngo umuntu nubona afite amafuti ngo wicecekere, buriya nawe yajya ahora gukandagira ku gahanga. Niba umuntu afite amafuti ni na byiza kumukebura, kuko urukundo rwiza ni urujya inama, ni uruhwiturana, sibyo? Mu rugo dukwiye guhiturana. Kubana kwabo kwiza barahugurana. Ntago wabona umuntu wawe ari mayoba ngo uvuge ngo urabirekera aho ngaho gutyo gusa. Oya, gerageza aho umuhwitura, umubwira ariko ibi bintu ntago birimo binezeza. Niba ari umuntu ugukunda by'ukuri azagenda abikwepa kugira ngo akunezeze. Niba nakwanga kandi ubwo nyine nuko Satani azaba yamuhitiyemo, uzamureka agenda iminsi zamwigisha. Reka nsoreze ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka n'ejo bundi hari igihe twakomeza. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha mwese abakurikira Deep5 TV. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, unyemerera ubikore, ukande like, ukore share ndetse unaduhe comment. Ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi cyane. Ariko uyu muntu aravuze ati ngo nimba ubona umugore wawe ngo abagabo benshi bamukunda, ngo Imana icyubahiro, ngo kandi ngo nawe nimba uri umugore ukabona abagabo benshi bakunda umugabo wawe, ngo Imana icyubahiro. Haleluya. Bahaye Imana icyubahiro, mushyire muri comment turebe.